Dutangiranye n'umugore yari ari kuganira n'agakobwa rwose ubona ko ari ako mu cyaro. Barakwereka ahantu bari muri resitora. Umukozi wo muri resitora yahise aza abwira agakobwa ati, wa gakobwa we, sohoka hanze, wowe ntabwo wakagombye kuba uri aha. Umukobwa arangije aramubwira ati, ariko si buretse hari ibyo narindi kuganira n'uyu mumama. Gusa umukozi wo muri resitora uri aha w'umukobwa nta kinyabupfura na gike agira, yahise asohora umukobwa, amusohora vuba cyane aravuga ati, kubera iki ubundi mukiri hano, muracyakora iki? Umukobwa arangije aravuga ati, ariko turi hano twanagura, ntabwo twabura ikintu tuguramo hano. Gusa umukobwa uri hano ukora muri resitora ntabwo yari arimo kubumva. Umwana w'umukobwa rwose uri kumwe na mama we bigaragara ko batishoboye, baramubwiye ati, ariko turi hano twari dufite n'ibiceri bikeya, ntabwo twabura icyo tugura. Umukobwa bakimwereka ibiceri bari bafite yahise abifatira binyanyagiza, arababwira ati, se murabona ibi biceri byanyu koko ari iki byagura muri iyi resitora yacu? Umubyeyi arangije aramubwira ati, ariko wa mwana we, kubera icyo utubaha n'abantu koko? Ati, gute wadukora ibintu nk'ibi? Arakwereka wa mudamu w'umukire wari uri aho, yahise aza arangije abwira umukobwa ukora muri resitora, aramubaza ati, ariko se wa mukobwa we, kubera icyo utajya wubaha abantu? Ati, aba bantu nta nubwo wabubaha ku mafaranga makeya yabo bafite. Ati, si impamvu natwe uba watwubashye ni uko uzi ko dufite amafaranga. Undi mukozi wo muri resitora rwose yahise aza, umusore bigaragara yuko ari umusore ukiri muto cyane, gusa nibura wicisha bugufi. Yaje asaba imbabazi avuga ati, mutubabarire mabuja, ati mutubabarire ku bibaye hano rwose. Umudamu uri hano arangije aramubaza ati, gute mwatinyuka gusuzugura abantu nk'aba ngaba? Ese nuko baje bazanye ibiceri? Umusore arangije aravuga ati, wenda habayemo kwibeshya guto, ati rwose mutubabarire, ibi ngibi ntabwo bizongera. Bigaragara ko umusore ari gusaba imbabazi ku buryo uyu mukobwa bakorana yari yitwaye, gusa umukobwa uri hano nta kinyabupfura habe na gike agira. Umubyeyi uri hano rwose bigaragara ko ari umukire, arangije aramubwira ati, wa mukobwa we, ujye wubaha abantu bose kabone n'ubwo baba badafite amafaranga, wabasohora neza, ntabwo waza ubabwira gutyo. Umukobwa rwose w'umukozi hano muri resitora aba yumva abakene nta kintu yakavuganye nabo. Barakwereka umubyeyi hano uri kumwe n'umukobwa we, bigaragara ko batishoboye, baba bari kwicururiza indabo. Bahise bashimira uyu mubyeyi ubasubirije uriya mukobwa, akanamucururutsa rwose, yari atangiye kubasohora nabi. Umudamu uri hano w'umukire arangije aravuga ati, mu by'ukuri ibintu nk'ibi ngibi ngiye birambabaza pe. Ati, gute mutakubaha abantu bose? Ati, ni ukuvuga ngo natwe mutubaha kuko dufite amafaranga? Turamutse tuje nayo dufite nta kintu mwatuvugisha. Umusore uri hano yasigaye abasaba imbabazi, barangije baramubwira ati, nta mpamvu yo kudusaba imbabazi rwose. Ati, n'ubundi amafaranga dufite ubanza nta kintu yari kuguramo hano. Umusore arangije arababwira ati, muhumure, amafaranga yanyu rwose ntabwo ndi buze kubaburiramo ibyo kurya. Ati, ahubwo mwafata ibyicaro. Ndetse umusore uri hano yahise abereka aho bajya kwicara. Umusore uri hano nibura araruta uriya mukobwa bakorana, bafitemo akantu k'ubumuntu. Barakwereka umubyeyi ndetse n'umukobwa we basa nkaho bivereye mu cyaro cya kure cyane, ibintu byose hano bari kubibona, bakamera nkaho ari ubwa mbere babonye ibintu nk'ibi, bakavuga ati, mbega ahantu hasa neza we. Barakwereka umubyeyi yahise azabwira umusore ati, wa musore we rero, ati rwose utazana ibintu byinshi, atuzane bikeya, uzane iby'uriya mukobwa wanjye, ati njye ndumva ameze neza. Gusa umubyeyi uri hano ibingibi bari kubikora kubera yuko azi ko nta mafaranga bafite, ari kugira ngo nibura umwana we ari we wenyine urya, we naho atarya ariko umwana we yariye nta kibazo. Umusore arangije aramubwira ati, humura rwose ndabikora nk'uko ubimbwiye. Ati, ntari biwegena wifatira icyicaro, ati ibintu byose ndaza kubikora nk'uko ubimbwiye. Umubyeyi arangije aravuga ati, sawa. Barakwereka umusore akimara kuvugana na mama w'uriya mukobwa, yahise aza kuvugisha n'umukire wacu uri hano, aramubaza ati, se wowe tugutegurira ibiki? Umukire uri hano arangije aramubwira ati, mugende mubintunganyirize byose, nta kibazo, ngiye ndihangana negereze. Bigaragara ko akoresheje ibintu byinshi. Barakwereka yakomeje kwitegereza uriya mukobwa ndetse na mama we. Uriya mukobwa ubwo bajyaga kumusohora, uriya mukire yabaciye iruhande, arangije atagashanete kiwe. Umukobwa yegeye hariya imbere agiye kukamuhereza, ariko uriya mukobwa ukora rwose muri iyi resitora yahise amusohorana nabi. Barakwereka umukobwa yaje aramubwira ati, mabuja, dore rwose utaye shanete yawe. Umudamu arangije aravuga ati, ese nari nkataye nk'ukuntu gahenze cyane? Ati, mu by'ukuri urakoze kuba ukantoraguriye pe. Umukobwa arangije aramubwira ati, nta kibazo rwose, ati nkatoraguye hariya narindi kumwe na mama, ati natwe tuba turimo gucuruza indabo, ati ushaka rwose watubwira tukakugurisha nta kibazo. Umukobwa yahise atangira kwishakira ngo arebe ko yabona n'amafaranga. Umubyeyi hano arangije aravuga ati, nanjye nta bintu byinshi mfite, ariko aka gakufi wanoraguriye karahenze cyane, ndetse gasobanura n'ibintu byinshi kuri njye. Ati, hano nari mfitemo amafaranga make, nayaguha rwose nta kibazo. Gusa yarakuyemo amuhaye amafaranga menshi. Umukobwa arangije aravuga ati, mu by'ukuri wapi ntabwo nayemera,
njye ntabwo njya mfata amafaranga nakoreye. Ati mu by'ukuri kuba nkaguhaye ntabwo ari amafaranga nari nkeneye. Ati nuko nari ngufashije nyine kuba utaye ikintu cyawe nkakikuzanira. Barakwereka disi umubyeyi ndetse n'umukobwa we barimo kwirebera ibirahure babyitegereje cyane, bigaragara ko ahantu baba nta birahure bihaba. Ati mama uri kureba uburyo ibintu bya hano byose bisa neza? Ati reba nk'utu tuntu. Ati se ubu tuntu uduki? Umubyeyi nawe agasubiza umukobwa ati ariko se mwana wanjye we wabura kubimenya ukiri muto? Ati njye ibi bintu namenya ari ibiki koko? Hamwe murabizi abantu bo mu cyaro iyo bageze mu mujyi. Gusa umubyeyi wabonaga yuko ababajwe n'ukuntu uriya mukobwa yaraje ababwira nabi, abacyurira ababwira ko amafaranga bafite nta kintu yaguramo hano. Muri ako kanya wa musore nawe ubwo yaraje arangije arababaza ati se tubazanira ibiki? Gusa yari yabanje kuvugana n'uyu mubyeyi. Umubyeyi arangije aramubwira ati njye mu by'ukuri nta kintu ndi bufate, nta kibazo muzanire umukobwa wanjye. Umukobwa arangije aravuga ati we yarata mama ntumwumve ibyo bintu ari kuvuga. Ati nawe umuzanira ibyo kurya twese turya, ntabwo nakongera kurya njyenyine. Umusore uri hano buri cyakora aravuga ati none se ubwo ngubwo mbigenze ne? Umukobwa yahise atangira kwitegereza rwose kuri menu iri hano kugira ngo arebe ibyo atumiza. Umukobwa arangije arebamo ibyo kurya birimo bihendutse, arangije aravuga ati mutuzanire ibi, nzanire ibyanjye ndetse na mama umuzanire. Umusore arangije aravuga ati nta kibazo rwose mwihangane, mu kanya biraza kuba bibagezeho nimugire ikibazo. Umubyeyi hano arangije yibutsa umusore ati wibuke ariko kuza kuzanira umukobwa wanjye njyenyine. Bigaragara disi ko bari gusigana, umubyeyi adashaka ibintu bibatwara amafaranga menshi. Aba yumva we nibura naho umwana we yarya ariko we narye nta kintu rwose bimutwaye. Umukobwa arangije aravuga ati wapirate ibintu mama ari kukubwira ntubyumve, utuzanire ibya twese. Gusa uyu mubyeyi n'ubundi yari yabanje kubibwira uriya musore. Abonye uriya musore ahise yirukanka, kandi umubyeyi we yifitiye ubwoba yuko nta mafaranga bafite, yahise aca inyuma ngo ajye kumuvugisha ataza n'ibiryo bya bose. Umumama muri hano disi w'umukene akabura amafaranga yo kuba yamwishyura. Yaramubwiye ati nk'ukuntu twavuganye imbere rero ariko uza kubikora rwose, atuzana iby'uriya mwana wanjye kandi ugerageze iby'aya mafaranga yose twari dufite ubimushyirireho, njye nta kibazo na kimwe mfite. Umusore arangije aravuga ati nta kibazo mama, ndaza kubikora nk'uko ubimbwiye ntugire ikibazo. Umubyeyi arangije aramubwira ati cyane rwose ntabwo ukunze uburyo witwara, uri umwana mwiza, nukuri uzakomeza ugire uwo mutima. Umusore arangije aramushimira. Gusa mbere y'uko umusore agenda, wa mumama w'umukire yahise amukurura. Ntumbaze ngo yasigaye amubwira ibiki. Barakwereka umukobwa yari yasigaye hano rwose yitegereza utuntu twose. Umumama nawe aza ajijisha umukobwa we. Si icyo umukobwa atazi ni uko mama we yavuze ngo bazane iby'umukobwa wenyine. Barakwereka rwose nko muri resitora zose ziteye imbere babaye babazaniye amazi ngo rwose babe banywa ku mazi inyota itaza kubica. Ushobora kuba wowe wenda uri kubyumva ukumva amazi ni ikintu giciriritse, ariko hari anaho amazi rwose baba bayafata nk'ikintu gikomeye cyane, kuko amazi arega n'ubundi ni meza ku buzima bw'umuntu. Barakwereka umukobwa hano na mama we batangiye kuvuga ati ku buzima bwacu rwose natwe basi bwa rimwe tubeho nk'abantu b'abakire, ntabwo tuzakomeza kubaho kuriya. Batangira gukubitanyaho uturahuri rwose bavuga za ciyazi. Ubwo ngubwo barakwereka wa mubyeyi nawe niko yari agitegereje umwe w'umukire. Ibyo bari barimo kumutegura byari byatinze. Barakwereka aho ngaho bazanye isahani y'umukobwa ariko iriho ibyo kurya byose bigaragara yuko bihenzemo ukuntu. Umukobwa arangije aravuga ati no, mukanzanira ibintu bihenze gutya, ubuse aya mafaranga turayafite? Ubwo se na mama nimumuhe ibi ngibi amafaranga turaza kuyakura he? Ati mu by'ukuri mugende mubikureho munzanira ibintu biciriritse. Umubyeyi arangije aramubwira ati ariko njye ntabyo bari buze kunzanira. Ati wowe fata ibyo ngibyo rwose ntacyo bintwaye, iby'amafaranga twari gukoresha yose uyakoresha. Wa mumama yatangiye kubitegereza uburyo bari kuburanira ibintu by'ibiryo. Umukobwa yanze kubirya aravuga ati njye rwose ntabwo ndi buze kubirya mama. Ati ibi bintu usigaye bikora kenshi ukanga kurya, rero njye ntabwo ndi buze kubirya, cyangwa se nawe ubirye ubwo njye nicare ndimo kukurebera, kuko ntabwo naryo urimo kundeba rwose. Noneho banshyiriyeho n'ibihenze gutya, twari twavuze ko twese agomba kudushyiraho ibihendutse, rero ubwo niba bitagomba gukunda ko twese turya, nanjye ntabwo ndi bubirye ndigendeye. Umukobwa disi yahise yitsibura yanga kurya ibyo kurya bari bamuhaye. Barakwereka wa mubyeyi w'umukire yatoraguriye agashanete kare yari ari hano. Arangije ahagarika umukobwa aramubaza ati se kubera icyo utariye, kubera iki wivumbuye kuri mama wawe ukamusiga hariya wenyine? Umukobwa arangije aravuga ati ariko we mama ntabwo umuzi, mama wanjye ameze nk'umusazi, buri gihe aba ashaka kunyitangira wagira ngo ni Yesu koko. Ati buri gihe iyo tubonye ibyo kurya kuko tunabibona gake arabireka nkabirya njyenyine we narye, none se wazaba hate? Barakwereka umukobwa yahise atangira kuganirira uyu mubyeyi ukuntu buri gihe mama we yitwara. Barakwereka hari undi munsi bari bagiye kugura utwo kurya,
bose baratugura utubakwiye, buri wese afata kamwe. Umusore wari uri gucuruza ababwiye amafaranga, umubyeyi arebye abona ntayo bafite. Muri ako kanya we yahise afata ko yari ararya agasubiza umucuruzi, arangije aramubwira ati nta kibazo rwose, umukobwa wanjye ari buza kurya utu ngutu. Umukobwa yarabyitegereje areba uburyo mama we rwose ari kumwitangira, gusa ubwaho ngaho ntabwo yigeze atekereza ibintu byinshi. Yatekereje wenda ko hari ukundi mama we yaba ameze neza, wenda yariye. Umukobwa ntiyabyitaho. None abonye mama we yongeye kubikora avuga ati rero ibi bintu njyewe sinabyihanganira pe. Umubyeyi uri hano yahise amubaza ati none se ubundi nta kandi kazi mugira? Umukobwa arangije aramubwira ati cyane rwose nta kazi tugira, ati tuba turi gucuruza ziriya ndabo wabonye dufite, nta kindi dufite dukora. Umubyeyi uri hano w'umukire arangije aramubwira ati okay, aho ngaho rwose ndi kubumva, none se wabashakira ikintu mukora? Umukobwa arangije avuga ati oya, kandi nese waduha akazi twembi njye na mama? Umugore uri hano arangije avuga ati ariko njye nakabaha rwose nta kibazo mbifiteho. Umukobwa arangije amushimira ati cyane rwose waba ugize neza pe. Umubyeyi arangije avuga ati okay, njye nta kibazo mfite, muzampamagara ubundi mbaha akazi, muzaze mwembi kandi we na mama wawe, nzajya mbaha aho kuba, mbahe buri kimwe rwose, nta kibazo muzigera mugira. Barakwereka muri ako kanya yahise akurayo business card, arababwira ati rwose njye hano mfite ikarita, muzayimpamagareho kandi mutazatinda, muze mbaha akazi rwose ku buryo mutazongera kugira icyo kibazo cy'ibiryo. Umukobwa arangije aramushimira, turakoze cyane rwose. Umubyeyi arangije amusaba ati none se ko nkuhaye akazi basi wareka nkaza tukajya gusangira? Barakwereka wa musore yahise aza, arangije aramubwira ati mabuja, ibyo wari wakoresheje byose byasoje, ubu twabizana niba ntacyo bitwaye. Umubyeyi arangije aramubwira ati rwose bitwari kuri tabure iriho uriya mama, ati twese tugiye gusangirira hamwe. Barakwereka umubyeyi uri hano yabonye umukobwa amuhaye amafaranga yanze, ahita ashaka tekanike y'uburyo rwose ari buze kuba yaganira n'uyu mukobwa ndetse no kuba yagira icyo amumarira. Barakwereka umukobwa yahise agaruka hano n'ibyishimo byinshi abwira mama we ati mama, waba ubizi ko twabonye akazi? Umubyeyi ari kuvuga ati se kandi ibyo muri kumbwira ni ibiki? Ati si ibi byo kurya byose bivuye he ko ntabyo twatumije? Umubyeyi rwose yabonye ibyo kurya babazaniye, arangije arikanga. Umusore ahita amubwira ati rwose ibi ngibi ni ibyanyu, ati babibakoreshereje. Umubyeyi hano disi ubona ko ari umukene yahise avuga ati mu by'ukuri urakoze, ntabwo nabona ukuntu ngushimira pe. Ati ibi bintu ntabwo twe ku giti cyacu twabasha kubyigurira, no kuva twabaho ntabwo turagura ibintu bingana nk'ibi. Umukobwa yitegereje mama we, nibura wabonaga ko umukobwa yishimye kuba agiye kurya na mama we ari kurya, none hatarimo kumwitangira ngo umukobwa aba ari urya wenyine. Umubyeyi hano yarababwiye ati kubera umutima mwiza nabonye mwifitiye, ntabwo rwose muzongera kubaho mugira ikibazo cy'ibiryo, mwese mugomba kuza nkabaha akazi. Niba mudakunda kurya ibintu mutakoreye, noneho muzajya murya ibyo mwakoreye, ndetse mugire n'amafaranga yanyu mwizigama ku giti cyanyu. Umukobwa disi yahise yishima, ahoberana mama ubona ko bishimye, kandi mu by'ukuri ari nawe byagushimisha. Ubu barakwereka barasenze batangira kurya. Intangahe inkuru yacu y'uyu munsi irangiriye. Mwibutsa gukanda subscribe wowe utarayikanda kugira ngo inkuru zacu zijye zigushyikaho buri munsi.